Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Ubuso bw'umweru bucishijemo umurongo w'umukara ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B, ntihemerewe kuhagarara. C, umuvuduko ntarengwa wemewe. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. We hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cyukuri nta kindi ni A. Iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Hari ibintu bari bakubujije mbere, bakubujije kunyuranaho, bakubujije kurenza wenda kilometero 60 mu saha. Iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bari kukubwira kugeze ku iherezo ry'ibyo bari bakubujije byose. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Tarahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugeze hariya abanyamaguru bambukira ugasanga barahagaze ariko ntibari batangira kwambuka, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni. B, kwihangana ugategereza. C, gukomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hanyuma iso cyukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza. Iyo ugeze hari abanyamaguru bambukira ugasanga barindiriye kwambuka, ubahinzira urareka bagatambuka, wowe ukihangana ugategereza bakambuka. Bamara kwambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda nk'abayobozi b'ibinyabiziga, mukihangana mugategereza mukareka bakabanza bakambuka. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, musabire kode. Ukwezi kwa 4, kwa 5 no kwa 6 birafunguye. Ubu ngubu wasaba kode igihe ushakiye. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare tukwigishe mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ni kuri 0789351626. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni de kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Niba utwaye umugenzi mu kinyabiziga cyawe, wenda ni umuntu utabimenyereye ibintu by'imikandara akibagirwa kwambara, uba ugomba guhita umwibutsa kwambara umukandara. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, ibyo ntibishoboka. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, ibi impanuka kubera ko muba mutayiteguye. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, ubuzima bwabo bwo waba uri kubushyira mu kangaratete. Ahubwo ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndizera ko waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni iki kiri muri metero 20, ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A, amapikipiki; B, velomoteri; C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri niyo igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni ikiri muri metero 20, ukaba wabyumva. Ariko nkwibutsa ko ibinyabiziga bikora ku mihanda n'ibinyabiziga ndakumirwa byo biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko nabyo niba bikubaza uzahita ubikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa se n'igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, tuno dutsiko tw'abanyamaguru nk'imperekeranye cyangwa ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda, iyo batonze umurongo urenga metero 6 z'uburebure, mu mpande hari ukuntu hagaragazwa, kubera ko imbere ho tubizi ko ari itara ryera, inyuma bagashyiraho itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure iyo burenga metero 6, no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande hagaragazwa gute? A, itara rimwe cyangwa menshi yera; B, amatara menshi y'umuhondo; C, amatara menshi asa n'icunga rishije; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Mu mbavu naho hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihije. Ndizera ko waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje kosoza kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isoko ry'amatungo; B, ivuriro ry'amatungo; C, uruzitiro rw'amatungo; D, akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iyo kibonye bugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo, wenda se bayajyanye mu isoko cyangwa ahandi hantu, ariko ari igice cy'umuhanda bazi gikunda kwambukirwamo ku buryo budasanzwe n'amatungo. Kino cyapa kiburira, ukibuka ko ukibona
ukabona mbere, ubundi ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera kuri ako kayira k'amatungo. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse kwandika kwa papuro, tarabahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje bice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. By'amabara sate: A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, haza cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubaje ku birango gusa, wari kuvuga ko ibirango aba ari umweru. Hano hari ahantu wabonye handitse umweru, nta kindi kintu barengejeho. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyo cyapa kiba gifite ibirango by'umweru. Ndakeka ko mode, ndizera ko uramutse kwandika wa papuro, utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ukeneye kureba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, ukanyandikira kuri WhatsApp nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2 mu gihe waba yibuze kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hagaragazwa ku buhe buryo: A icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30, B uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, bwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo, cyangwa se ni gihe cy'imvura bitaka byaguye mu muhanda birawufunga bari kubitiyura. Ahakorerwa imirimo hari ukuntu hagaragazwa, bashyiraho icyapa kiranga gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kiba cyanditsemo deviation. Iyo badakoresheje icyo cyapa kiranga, bakoresha biriya byapa bitegeka bakubwira ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe kunyurwamo kati iburyo gusa cyangwa kati ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uza kunyura hataguteza ibyago. Ni ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu turebeye mwa bino bisubizo bine baduhaye, nta na kimwe kirimo cy'ukuri. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bakoresha ibyapa bitegeka cyangwa ibyapa biranga, kandi nta na kimwe gihuye na bino baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanze wa papuro, tarahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Bino bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, byagagombye gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ariko ku bantu batembeye muri Kigali hari igihe ubona barabimanitse, zino feruje zimanitse hejuru cyangwa se ziri ibumoso. Kubera iki? Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, B hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, C kugira ngo birusheho kugaragara neza, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Bino bimenyetso bimurika bishaka gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, kandi byakagombye kuba bijya iburyo gusa, kugira ngo birusheho kugaragara neza, kugira ngo birusheho kugaragara neza abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa. Dukuyeho na bino bimenyetso bimurika n'ibyapa bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza
neza. Na bino bimenyetso biri hasi mu muhanda bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amahira ahwanyije agaciro shyirwa hagana he? Rishyirwa hehe? A kuri buri nzira, B hagati y'amasangano, C buryo bw'amasangano, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A kuri buri nzira na B hagati y'amasangano bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, rishyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Rino tara ry'umuhondo rimyatsa ni ryandi ribakoresha bari kukwereka igice cyaguteza ibyago, ariko ukibuka ko iyo tara ry'umuhondo rimyatsa bakoresha ntacyo rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Rero rishyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza aho waba hose mu gihugu, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa iyo ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga turi kumwe uri mu mujyi wa Kigali, turakwigisha mu minsi mike ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Waba ukeneye ko tukwigisha kuri telefoni uri kure cyangwa uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda uze twigane mu ishuri, tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Tegereze neza mwa bino byapa bine. Ese ni icyo cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C kabiri A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru nta kirango? Cyangwa ni icyapa B kabiri A gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa C rimwe ndakeka ko uri kukibona, B icyapa E14 ndakeka ko uri kukibona, C icyapa C kabiri A ndakeka ko uri kukibona. Mugiye kuri direct tugango icyapa B kabiri A ni ikihe? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B icyapa E14 nicyo kigaragaza umuhanda udakomeza, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramutse ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo udatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu ugasanga umuhanda urafunganye, uba ushobora kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B bugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru batatu cyangwa hari abanyamaguru 10? D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko nta na rimwe biba byemewe ko ubuyobozi w'ikinyabiziga atwarira ikinyabiziga cye mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe, niyo mpamvu ndisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko ramutse ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya
kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Buhe burebure? A burenga toni 1, B burenga toni 2, C burenga toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyangwa cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Batubwiye uburebure barangije baduha toni, kandi toni ni urugero rw'uburemere. Hari igihe bahinduramo akantu gatoya bari kugira bakujijishe, waba utasomye neza ukakica. Bavuze uburebure baduha uburemere, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko umenya impamvu duhisemo D, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? A velomoteri, B pikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C igare, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nukubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nuko kuri B bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, nicyo uzahita uhitamo, nicyo kizaba ari igisubizo cyanyacyo. Hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nibara amaboko bagikosoye bakakiguhereza mu kizamini wakora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka urahita ugikora. Kibazo cya 15 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye. Bakivuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye ntuzagire ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, biba bishoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudeze kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hano amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo bagomba kumurika mu ntera ingana iki kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, A metero 100, B metero 75, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B metero 75. Ese waramusitamo B? Ese waramusikandika ku papuro? Turabahisemo, ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ariko ukibuka ko amatara ndangaburumbarare aba agomba kumurika nibura muri metero 200, amatara ndangacyerekezo muri metero 150, naho amatara yo kubisikana muri metero 40. Ibyo mba bivuze hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo nugerwa mu kizamini wakora mu kanya ube ubifiteho amakuru y'itubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo muri ibi binyabiziga ni cyo gihagaze nabi. Ese ni cya cy'imbere cyangwa ni icy'inyuma gihagaze nabi? A ibinyabiziga byombi, B ikinyabiziga cy'icyatsi kiri imbere, C ikinyabiziga cy'umutuku, D nta nimwe ihagaze nabi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A ibinyabiziga byombi bihagaze nabi. Kino cy'inyuma cy'umutuku uri kubona ko cyahagaze muri zebra cross kandi biba bibujijwe. Noneho kira cy'icyatsi cyaparisa imbere ya zebra cross. Kubera icyo waparika imbere ya zebra cross, ubundi iyo umaze kurenga zebra cross ntabwo wahagarara, kubera ko uhagarara inyuma ahubwo ya zebra cross kugira ngo abanyamaguru batambuke, ntabwo abemerewe guhagarara
ugahagarara imbere ya zebra cross. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro, tarawahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujwe guhagarara kanya kanini aha kurikira. Hari ahantu ikinyabiziga cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujwe guhagarara kanya kanini aha kurikira. Hehe? A, atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Haza cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarara kanya kanini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze kanya gato cyangwa kanini, cyangwa ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hakaba ari nk'ira byapa bivuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, ntabwo waparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Ndetse naho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, waparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini baca he? Urumva baza guteza umuvundo mu muhanda bakabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanze wa papuro, utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Turi abantu, ntabwo turi amarobo. Birashoboka ko ushobora kuba utwaye ikinyabiziga ukagira ibitotsi, cyane cyane ko bano babikora nk'umwuga, gasanga twara ikinyabiziga umunsi wose, cyangwa gasanga twara ibinyabiziga byambukiranya imipaka. Ugize ibitotsi wakora iki? A, gucuranga umuziki, ugahita ucuranga amapiano. B, kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. B, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Haza cyukuri nta kindi ni C, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Uhita uva mu muhanda ugahagarara ahantu hatekanye kugira ngo ibitotsi bimanze bishire, ukava mu kinyabiziga ukagenda niba bishoboka, ugafata akayaga, ibitotsi byamara kugenda ukabona kongera gutwara. Kubera ko gutwara ikinyabiziga ufite ibitotsi ni nko gutwara ikinyabiziga uhumye, wateza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda, cyangwa se bo bakaguteza ibyago. Ibyo byago abarimo nibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda ugaparika ikinyabiziga cyawe ahantu hatuje, ukava mu kinyabiziga ukirinda gutwara ufite ibitotsi. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe atangiye kwijima? A, kugira ngo kerekane umuvuduko ugaragare neza. B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. C, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D, kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Haza cyukuri nta kindi ni B, aba ari ukugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa bikorohere cyangwa se biborohere kubabona. Niba ari abanyamaguru biborohere kukubona, niba ari abandi bayobozi b'ibinyabiziga biborohere kukubona. Ndizera ko waramutamo B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ndizera ko waramusikandika wa papuro. Turabahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenguka ba munsi y'abatandatu, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe bande? A, umuyobozi. B, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C, ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, izo cyukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose ni ukuri. Nta modoka yagenda idafite umukandara wagenewe umuyobozi, umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, ariko umwihariko wa zino modoka ziba zishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko Ramstar mode, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuga kije mu kizamini urakora mu kanya uragita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje kuzora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online dukoresheje telefoni, turakwigisha turi kumwe. Cyane cyane ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali. Online ho ni igihe uri muri Kigali ariko ukaba ufite nk'akazi kataguvuna uze twene mu ishuri, cyangwa ukaba uboneka amasaha agoranye kuboneka ngo uze wige mu ishuri, cyangwa se ukaba uri kure, turakwigisha mu gihe gito kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda mu ndimi zose bitewe n'ururimi ushobora rugushobokera kurwumva vuba: Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.